Sindi umeze bite se? Oya ntabyo akazi ndarwaye ahubwo nsanga kwa Mike umva meze fo byatatse nta nubwo mva no kundi ndimo ndavuga ntarebe nonaha niho ndi ngwino sawa ndagufite sha nkaza n'iby'inkondo mu kazi none ngo kuri inshuro nuncika sha ndamenya ko kanze nirembye ubundi kanze akasange nanaryamye tu njira ntago hafunze ese ubundi wowe kubera icyo umpamagara aha ngaha byihuse vuba gutya wabaye iki? uzajya ubanza basi ukamwicara ukanasuhuza ubundi se ko utari iwawe aha ngaha waje gukora iki? ninjira mubwire basi ngo warwaye iki se? ndikumva nameze neza umunsi wose niyo mpamvu naje hano kwa Mike niho nturiza urabizi nawe stress zo mu rugo rwanjye hanyuma ukaba wanshakiraga iki rero? kubikubwira nyine kugira ngo nuze ugasanga numumagara ukabona sinkwitabye utagira ngo ni ibindi bintu nuko ndwaye nameze neza utampangira akazi ndwaye ndabyumva ariko hari no kubimbwira kuri telefone utanje kumpamagara igitaraganya wagira ngo hari n'ikindi kintu wabaye. yihangane ahubwo nzi nkuzanira akantu ko kunywa ariko ntukazajya ukinisha abantu gutyo urumva gusa uko nari nzi ngo wanapfuye ntarwaye akazi kose ubu ntesheje ubundi se amakuru yawe wowe wiriwe uta ubundi ko waje nturi nabi nyuka inabi ni meza ntabwo ari ukukuka inabi ariko niba wamvangiye nawe aha nsaba ntacyo kamusikira akayago winywera ndabizi icyaka cyawe ubundi tuba tugomba guhuzwa n'akazi ibintu byo kunzana rero iwawe sinzi ntabwo mba mbyumva ko tunywa inzoga byageze bite hakunaniwe cyangwa shabaye umurakore sindabimenye yego wanteye umujinya zanda nawe wamvangiye cyane rwose mba nibereye mu kazi ukampamagara usa na ahangaha ni kwa muganga urimo seru basi ko tunywa inzoga twirengagiza ibibazo twahereye dukora ariko mba nkubwire wowe bwa mbere na nyuma ntuzongere kuzajya umpamagara gutya niba haba hari ikindi kintu nshakira bazi uzajya umbwira unsanga ugomba kunsanga ntukazajya unzana muri ubu buzu buri ahangaha bw'amafuti gusa mbona nsesera ahangaha yavuga ngo iki ese ngiye hano n'iwanjye nise kuki utajya iwawe ndarwaye ariko nakubwiye ndumva ntameze neza ngiye ukaba ugaragara nk'umuntu urwaye ese ngira ngo unywe amazi mfate n'ubunini ese ngo ndeba nabi wambaye
wanteye umujinya si umujinya ubundi umujinya ugira ubona ubundi ko ndeba nabi ureke ugorana umushiha mu maso mo nabi utazanatwite ikavamo uko iciringa wantu tuze unywa inzoga akazi ntigaze dushwanyaguze ureke ibyo bintu meze neza ra ese akarahure kamwe k'agace karagusendesheje ndabona ameze neza ntabwo nzi ikibazo mfite n'iki waje urwaye uretse Cindy waje urwaye ntaribe byane Zanda ibi ni ibiki wankoreye ibi ngibi ni ibiki Zanda sobaye kimwe cyo gitondo ko icyo wakoze ibintu ubundi wowe so wabikoreye iki ese wibagiwe ko waje ukanywa inzoga akarahure kamwe nako katuzuye ugahita umutwe kurya byatari ngata nkuryamisha ese nakoze ikosa ryo kukuryamisha hanyuma imyenda yaje kuvamo gute ese wari kurana imyenda abasore twari turara twambaye ubusa nari mfite utuntu ushaka kudodera dore uru nguru ugashaka umugozi wo kuza gushyiramo usa nka gutya ndawufite hanyuma izi ngizi nazo kuzizenguruka nazo hanyuma utu ngutu natwo urabona ahangaha umupira urasa nkaho utangiye gusaza rwa rwaradozwe ndi kumana ya pirasere yewe sinzi dore na hano niko se sister ubara kuzenguruka gutya nkayizenguruka nizi hano ibihumbi bibiri watse se nkagweza icyatanu sister reba hano ko hano ndi gushyiramo kore naruzenguruke hano ibihumbi bibiri rwose oya ndaguha icyatanu ariko hari n'ahantu nakubonye mu minsi ishize
abakorodoniye rero tugenda ahantu henshi nzaho wambonye ngo ni nakubonye turi mu byiciro by'ubudehe hano ku murenge. se wari ugufasha abantu Yego. narahageze naje kureba icyiciro barakimenya ariko nabonaga usa nk'umuntu ufite utubazo ushatse mu by'ukuri wabohoka ukambwira bijyana nagufasha. nyine njyewe ari ufite ibibazo byinshi bitandukanye by'ubuzima. Bohoka umbwire nigeze urugo umugore yarantanye ntana n'abana yari ifite urugo umugore aranta kubera akazi ntabwo ashobora guhorera imvange arigendera. barya wambwiye ngo wagutanye abana babiri. nuko nyine mbaye amasaha ndabona no kunjyana, reka ubwo mbonye aderese yawe reka nzagaruka ndetse mu rugo tukaziga. ikibazo rwose nuko mbayeho. oya birumvikana kandi ubwo tubonanye izere ko byose bikemutse. nuko ndabishimira ndashimira. nanjye reka nze ariko wari ugiye utambaye vanse da sinzi bimeze bite nta kazi se kuri inshuro noneho ntabwo ari akazi. nshatse kuvuga iki ese uzi ko ibintu byose bihora ari akazi? none se bimeze bite kutarasa ku ngingo ngo numve ko bimeze bite ariko ubundi zandi ariko nkubaze biriya bintu wakoze wabiteguye igihe kingana iki? ese muravuga ibiki aho nazi wakomeje uvuga ibintu bica ku ruhande ubundi warashe ku ngingo. ibyo wakoze ntabwo ubizi. ndavuga se bya bindi turyamye ariko nubivuga nk'aho ari ibintu byoroshye. cyari byoroshye abantu bose kuva bavuga ntabwo uraryamana n'umuntu. niyo byaba byarabaye ariko ntabwo byaba biri muri iriya nzira. ibigira birebire bose kuva bavuga ntabwo wari waryamanaho n'umuntu. ibyo ntabwo ari cyo kibazo ahubwo uburyo wabikozemo. ntawe bikabye abantu bibaye se ukuntu wari wafunze umutwe kuva na mbere. bamubwira ikibazo mfite. uzi ko wanteye inda? njyewe umwana wanjye se usobanura ko nyine mu minsi ya vuba bivuze kuba ndi papa. ariko se wakuretse mwumva akana kanjye gusa ubona bishimishije. nyine njye biranshimishije ariko ko ngiye kuba papa mu minsi ya vuba. niba bigushimishije ibizaba byose uzabyirengera. hanze ariko nditeguye subizi se we don't worry aho umwana wanjye umwiteho ibintu by'amayoga ubigabanye.